Ibihe byiza bakomeje gukurikirana Habati TV show. Turacyakomeje na ya story yacu inzira y'urukundo. Ubushize muri episode ya mbere twari tugezaho umusore yari amaze kwibwira Deborah, amubwira ko yitwa Eric. Gusa na Deborah nawe yari yamaze kumwibwira amazina ye. Tayari ubwo bamaze kumenyana. Deborah n'ibyishimo byinshi ati, nishimiye kuba nakumenya. Atuzi ko ari wo muntu menye muri karitsiye bwa mbere. Nuko maze Eric aramusubiza ati, uri seriye se? Ati none se na babakire muturanye abana babo ntabuzi cyangwa ngo nabo ubu bazi? Deborah ati, nyine ntabwo urimo kumva icyo nshaka kuvuga. Umusore ati, natekereje kabiri nabimenye. Deborah ati, ni nawe musore menye bwa mbere mu buzima bwanjye. Arangije umusore aramubwira ati, ni byiza kukumenya cyane. Ati nanjye nishimiye kukumenya. Umusore aragumya aramuganiriza, arangije aramubwira ati no Deborah, ati noneho ubu nasubira gukina, dore bariya basore bagenzi banjye barimo gutsindwa kubera ntahari. Deborah ati, wihorere wana twiganirire. Maze Deborah arongera aramubaza ati, ubundi se Eri, utambeshye kuki wari uri kundeba cyane? Eric aramusubiza ati, nabonaga ufite imisatsi myiza ndetse usa neza, wambaye imyenda myiza, ugaragara nk'umwana wo mu bakire. Nareba ukuntu nambaye nibyo byanteraga ishema ryo kukureba. Ati niyo mpamvu nakurebaga. Ati nakurebaga nanjye nareba ukuntu nsa nkumva ngize isoni. Ati niyo mpamvu wabonaga nkurebye nkareba ku ruhande. Deborah ati shuwa? Ati urambwiza ukuri? Umusore ati yego rwose Deborah, sinakubeshye. Deborah ati impamvu nanjye nakurebaga cyane, nabonaga urimo kunyitegereza cyane, wagira ngo ni ubwa mbere wari umbonye, ariko biragaragara ko ari ubwa mbere wari umbonye. Deborah arongera aramubaza ati, iwanyu ni hagana he se ubundi Eri? Eric arangije aramusubiza ati, ni haraguru y'iwanyu ariko ni kure cyane, tunyura iwanyu dutaha. Ati kuva iwanyu ugera mu rugo ni nk'iminota 20. Bakivugana sitori zabo, ubwo wa mukozi w'iwabo kwa Deborah witwa Olivier aba arahamagaye ati, Deborah we, banguka tuzamuke maze kuvoma. Deborah arangije baramubwiye ati, ndaje Olivier. Ati bunyihanganiyeho nk'iminota mikeya ndahita nza. Olivier ati, ubanguke nyaboneka mu rugo badatutanga mu rugo. Ako kanya Deborah na Eric bahise basezeranaho, maze Eric asubira gukina, Deborah nawe arataha. Nuko Deborah azamukana na Olivier, bagenda baganira, maze Olivier niko kumubaza ati, Deborah, nabonaga wowe n'uriya mutipe muri kuganira byinshi, ati menya harimo akantu. Ati aka kanya muhise mumenyana? Deborah araseka cyane, arangije abwira Olivier ati se Olivier, ati ni ubwa mbere wowe waba uhuye n'umuntu utazi mukaganira? Arangije Deborah arongera aramubwira ati sha Olivier, nabonye uriya mutipe Eric arimo kunyitegereza cyane, ndangije ndatinyuka ndagenda ndamubaza. Maze arangije aranyibwira, ambwira ko yitwa Eric, nanjye ndamubwira nitwa Deborah, ndamubwira nti ni byiza kukumenya. Arangije arambwira ngo shandi mwiza we, ati mfite ibisuko byiza, nambaye neza, ngo yabonye ndi umwana mwiza. Maze akimbwira iryo jambo numva ari inkoza ahantu, numvisha umutima wanjye hajemo utuntu tw'udushagariro. Ako kanya nanjye nahise mubwira nti uri umusore mwiza, dore ko nanjye nari namukunze nkimubona kubera ukuntu yazaga ndeba duseka. Twajyaga turebana tukubika umutwe twese tugaseka. Ati niyo mpamvu nanjye natinyutse njya kumureba ndamubaza impamvu ari kunyitegereza. Olivier ati mbese ndumva warobye. Ataha, ahubwo kuri ya mafaranga wanyemereye uzongeraho ahari da. Ati nese singutembereje hanze ukaba uhakuyeho n'umusore?
Debora ati byihorere sha, ati ngubu ibitekerezo byahindutse. Olivier arangije aba aramubwira ati ubundi se wakunda uriya musore nabonye yambaye imyenda ishaje, yambaye ibyenda bishaje n'incabari, ati uriya musore ntabwo wamukunda. Debora arangije aba aramusubije ati ariko se Olivier, ati icya mbere si urukundo, icya mbere si ukuba ukunda umuntu nawe akagukunda, ati ubundi urukundo nyarwo ntirusaba byinshi, ati ahubwo ejo nugaruka kuvoma uzambwire tujyane, ati ntabwo buri munsi nzajya nza kuvoma tugarukane turebe ko yaje ubundi tuganire. Ubwo Debora na Olivier barimo kugenda baganira bavuye kuvoma, ubwo bari mu nzira bataragera mu rugo, ariko Olivier ati ntaribi wowe upfa kujya umpa 2,000 byanjye wanyemereye hakiri kare tukajya tujyana. Nuko maze Debora ati hari ikibazo se, ati nzayaguha maze hakiri kare. Arongera Debora abwira Olivier ati gusa hatazagira umuntu ubibwira, ati banga wibuke ko nakubwiye ko ari irya babiri, ati niyo mpamvu nanjye 2,000 byawe nzajya mbiguha mu ibanga, uko nzajya nyaguha mu ibanga, ati nawe azajya aba ari kungirira ibanga, ati rwose nzayaguha hakiri kare, ndetse wowe nubinkorera neza nzanayarenzaho abe n'2,500 cyangwa 3,000. Arangije Olivier ati nta kibazo Debora, ati ntabwo nabivuga ndetse na Eliya sinabimubwira, nta muntu n'umwe nabwira, ibanga ni irya babiri koko nk'uko ubimbwiye. Ubwo barimo kuzamuka benda kugera mu rugo, arangije Debora barongera aramubwira ati ariko hari hakurya nabonyeho igiti shaho cy'amapera, ati wayama, ati mva, ati nayarya, ati ntabwo nyaheruka. Debora arangije arongera ati shaho nkunda hanze we, hanze ni heza, ngenda ndabona ibintu byinshi, ati Olivier, ati kuba wanzanye hanze ndishimye cyane pe, ndishimye. Nuko maze Debora arongera abwira Olivier ati se ahubwo Beriya ubazi ngo nagiye hehe, ati Beriya ntabwo ari bubibwire mu rugo we ko nagiye kwerera. Arangije Olivier aramubwira ati wibuka ko Eliya twasize aryamye? Debora ati mbese burya Eliya araryamye, ati tugende twinjire hakiri kare ku buryo ataramenya ibyo tuvuyemo akaba yanaturaburiza. Nuko maze Debora na wa mukozi w'iwabo witwa Olivier bigira inama igira iti reka ahubwo tunyaruke hakiri kare tugere mu rugo, ubundi dukore n'indi mirimo ndabona buri kwira. Arangije Debora abwiye Eric ati ahubwo we nibagiwe no gukora etide, ati reka nihute nyikore hakiri kare. Arangije Olivier baramubwiye ati twihute rero tugende. Baragenda bakigera ku gipangu cy'iwabo tayari papa wa Debora ababonye Debora afite akabuni mu ntoki bavuye kuvoma. Ayiwe, ubu se kandi Olivier arabigenza ati ko boss we yamubujije ko abana be basohoka igipangu, ubu si yaba agiye kwirukanwa? Ntuzacikwe na episode yacu y'ubutaha. Njye nitwa Tuyisenge Iberi cyangwa se Habati Anajua, mukomeze gukurikirana Habati TV show. Ciao ciao, ndabakunda cyane.